Hello guys, of course, kanangire nshimira ku bantu dufatanya bakanda subscribe mbigisha utuntu tugiye dutandukanye. Okay, today I'm gonna show you how to disable talkback feature. Cyangwa se uyu munsi ngiye kubereka uburyo ki ushobora gufunga uruntu ruba ruri kuvugira muri telefone yawe. Uruntu ruba ruri kuvugira muri telefone yawe ukanarufunga bikanga. Good. Rero kugira ngo uru runtu ruve muri telefone bica mu nzira ebyiri. Iya mbere ngiye kubereka isa nkaho ikomeye, iya kabiri ni shortcut, ni utuntu tworoshye cyane ku buryo ki n'umwana muto ashobora kuba yatwikorera. Ni utuntu tworoshye cyane. Step ya kabiri iroroshye, step ya mbere yo biraca mu nzira, ariko iya kabiri yo ni shortcut. Good. Iki kintu rero kiva gute muri telefone, kiba kirimo kwivugisha muri telefone yawe. Good. Murareba telefone urayifata. Ubu nta hantu na hamwe uba wemerewe kugira gute, nta hantu na hamwe uba wemerewe gukora, kuko urahakora ukumva uruntu rurimo kuvuga. Uru runtu rero umuntu yarukuramo gute? Urabona ko ugize nka gutyo ushaka kuzamura kugira ngo ukuremo password, murabona ko mu by'ukuri ntago bikunda. Ndazamura ntago bikunda. Ushobora kwibaza, ushobora gutekereza ukavuga ngo uru runtu ubwo rugiyemo telefone iri kwaka nyijimije ushobora kuza kwaka rutakirimo. Reka nyizimye murebe ko urwo runtu rushoboye kuba rwagarukamo. Telefone ndwanye nayo murabona ko nyijimije. Reka ntegereze n'inyatsa ndebe yuko rwa runtu koko ruri bugarukemo. Reka nyatse turebe. Good. Murabona ko telefone niyo wayifunga uko wagera kose ntago rwa runtu rugira gute, ntago rwa runtu rujya ruvamo. Good. Step by step rero ngiye kubereka ukuntu ushobora gukuramo runo runtu. Let's get started. Good. Urabona ko iyo ugize nka gutya n'urutoki rwonyine ntago bikunda. Iyo ushaka kugira ngo bikunde urafata zino ntoki zawe uko ari ebyiri, izi ntoki uko ari ebyiri ukazamura gutya. Good. Murabona yuko ibintu bise bikunda. Ugahita ushushanya password yawe. Murabona ko password ivuyemo. Nibyo nababwiye, tekinike ahangaha ibanga ririmo no gukoresha izi ntoki, izi ebyiri. Intoki ebyiri zawe nizo zikora zonyine ukazamura. Ubona ko uzamuye birakunda, ariko mu by'ukuri uramutse uzamurishije urutoki rumwe ntago bikunda, ntago byakunda. Niyo mpamvu rero uzamura ukoresheje izi ntoki ebyiri kuko byo bihita bikunda. Urabona ko bihise bikunda. Ubwo turahita tuzamuka tugende tujya ahantu handitse iki, setting. Ibanga ni intoki ebyiri. Noneho wagera kuri setting ukandaho rimwe, bigahita bijya muri kano kazi. Byagera muri kano kazi ugahita ukandaho inshuro ebyiri. Good. Murabona ko setting yacu tuba tuyifunguye. Urabona ko uzamuye ukoresheje urutoki rumwe ntago bikunda. Ibanga ni rimwe n'ubundi, uzamura ukoresheje za ntoki zawe ebyiri. Reka tuzamure. Uzamura ushaka ahantu handitse ijambo ryitwa accessibility.
murabona ko accessibility yacu tuyigezeho. Accessibility cyangwa se iyi niri ishushanyijeho kano kagabo, ugahita uhafungura. Kuhafungura ntabwo ukandaho byonyine guhita uhafungura, uramanza ugakandaho rimwe paka tuno tuzu tukaza tukishushanya muri ka kantu ushaka gufungura, noneho ugahita ukandaho inshuro ebyiri wihuta, ni nako gafungutse. Iyo kamaze gufunguka uhita uza ugakanda kuri aka kantu aka kanditse ngo talk back, ugahita uhakanda rimwe. Iyo umaze kuhakanda rimwe utongera ugakanda inshuro ebyiri. Good. Iyo umaze gukanda inshuro ebyiri rero uhita uza ugafunga aka kantu. Kugakanda nta bindi, uraza ugagakandaho gutya, ukamanza ukagaselectinga, ugahita wongera ugakandaho inshuro ebyiri, ugahita uza ugakanda hano handitse ngo stop, ukamanza ukaza ukahaselectinga. Good. Iyo umaze kuhaselectinga uhita wongera ukahakanda inshuro ebyiri. Good. Urabona ko bakubwiye ngo talk back off. Ubwo cya kintu cyawe kiba kiri kuvuga kiba cyavuyemo, telefone yawe yabaye nzima. Nta kibazo, ubu telefone yawe iba yabaye nzima, ubasha kuba wakora ibintu byose ushaka kandi bigakunda byose nta kibazo. Iyo ni step ya mbere. Noneho ngiye kubereka ubundi buryo ushobora gukoresha cya kintu cyawe cyaramutse cyaje muri telefone yawe. Cya kintu cyaje muri telefone yawe udashaka guca ziriya nzira rero ubigenza gute? Kiriya kintu iyo cyajemo, dore ubwenge rero ukoresha kugira ngo cya kintu ugikuremo. Murabona ko telefone n'ubundi cya kintu kirimo, murimo kukireba. Kugira ngo kiriya kintu rero ugikuremo utiriwe ujya muri setting cyangwa se ujya muri za nzira zigoranye, telefone yawe urayifata, wamara kuyifata ugakanda ku itushi rigabanya volume n'itushi riyongera, ukabikandiraho icyarimwe. You hold both volume button at the same time. Murabibona, ugahita uza ugafata no matushi yawe uko ari abiri aya, ukayakandira icyarimwe aya. Iri tushi ryongeza volume n'iri riyigabanya, iri n'iri, ukabikandiraho icyarimwe. Murabibona, kanyakandireho icyarimwe turebe nimba koko bino bintu biri kuvuga biri buze kuza kuvamo, ukayakandiraho icyarimwe. Good. Murabona ko ano matushu yakandiye icyarimwe, murabona ko bya bintu bihita biva mu nyine, namwe murabona ko bya bintu byavuyemo. Murabona ko bya bintu byavuyemo. Ni ukuvuga ngo ibanga nta rindi. Kuri step ya kabiri ukoresha utu dutushi. Ukoresha aka gatushe kagabanya volume nako akagabanya volume nakongeza volume, ukabikandiraho icyarimwe gutya. Byibura amasegonda 5 biba byamaze kuvamo, banaye kugira talk back off. Telefone yawe yabaye nzima nta kibazo. Murana ko ushoye kwibwira, ushoye gutekereza ngo se bira bintu byijyanamo bite? Nta kundi rero byijyanamo. Step ya gatatu ngiye kubereka ukuntu ushobora kugifunga burundu ntikizajye gipfa kwizana muri telefone yawe igihe cyose kibonekeye. Uraza ugahita ujya hano kuri accessibility. Wagera kuri accessibility ugahita ujya kuri talk back. Wamara kugera kuri talk back ugahita hano handitse ngo talk back shortcut, hold volume key. Kano kantu urabona ko gafunguye. Kano kantu rero kuba gafunguye bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo ni wibeshye ugakanda amatushi yongeza volume ukayakandira icyarimwe, biba bishatse kuvuga ngo cya kintu kigomba guhita kigira gute kijyanamo. Wenda reka nyakandira icyarimwe murebe. Murabona ko nyakandiye icyarimwe bihise byifungura. Rero nuza ukazimya kano kantu, urabubwiye telefone yawe ngo niyo nakibeshya cyangwa se niyo umwana yafata telefone yanjye akayicokoza agakanda kuri twa dutushu kari tubiri, bya bintu ntibizijyanemo. Rero kugira ngo
ano matushu uyakubwo ubushobozi nta bundi bwenge ukoresha. Uraza ukajya muri setting, wamara kugera muri setting ugahita wamara kugera muri setting ugahita uza ugafunga kano kantu ngo talk back shortcut hold the volume key, ugahita ugafunga. Iyo umaze kugafunga uba ubwiye telefone yawe ngo niyo umuntu ari buza akibeshya agakanda kuri twa volume key, ibyo bintu ntibijyemo. Reka noneho nkoresha ya volume tushe twongeza volume n'utugabanya volume nukandireho icyarimwe turi kubijyamo, ntago byajyamo. Murabona ko ntago biba bijyamo rwose, nta kibazo. Okay, good. This is Kevin Technician. Nshimira cyane ku bantu bagenda bakora subscribe. So good. Rero njye ntago ndi wa muntu uza uploadingaho ibintu bidafite address. Good. Ugize ikibazo ku bintu mba nakweretse ushobora kunshakira kuri no nomero for direct help. Ushobora kunshakira kuri no nomero cyangwa se ukanyandikira kuri WhatsApp ubaye ushaka ubufasha cyangwa se mu nzira nakweretse ubaye wazikoresheje ntibikunde. So thank you for watching my video. You remember to subscribe on Kevin Technician for more update.